Okay guys, ndagira ngo ubanze ungereranyirize aya mafoto mu by'ukuri, banza urebe. Aya mafoto urayabona neza? Reba ifoto ahantu nayikoreye, ifoto ya original. Reba noneho ukuntu ifoto yacu yaje yabaye. Reba ifoto ukuntu yaje yakeye. Ariko urebe ahantu iyi foto nayikoreye. Ni mu cyaro kimwe kibi, ahantu habi cyane, ariko reba ukuntu ifoto nahise nyihindura background, nkayeditinga utuntu twinshi. Rero nibyo ugiye gukurikirana muri iyi video. Mu by'ukuri aya mafoto yose nayakoreye ahantu hamwe, ariko reba iyi ngiyi ukuntu nayihinduriye icyo twita background mu by'ukuri. Ngaho stay here ubundi twikomereze. Sawa guys. So hey guys, welcome people. Urakaza neza kuri iyi channel. Maze iminsi narabuze, ariko ubundi dore ngarutse kuri channel nshyashya rero yitwa N051 TV. Bantu banjye rero uno munsi ndagira ngo dukore video ndende ariko irimo utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi niyemeje kubazanira bimwe mwari mwarabuze byo kuba wakweditinga ukaba wakora ibyegeranyo byinshi bigiye bitandukanye ku buntu, kandi ukoresheje telefoni yonyine nta kindi kintu ukoresheje. Rero bantu banjye no munsi ndagira ngo dutangirane. Rero niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa N051 TV, ndagira ngo ume subscribe guys, kuko tugiye kujya tubana mu bintu noneho by'ubwenge kandi bishimishije. Niba ushaka ikindi gice cy'iyi video, ndagira ngo ujye muri description, urakibonamo. Icyo gice cy'iyo video kizaba kivuga uko wakoresha video noneho ukoresheje application yitwa InShoot rwose. Niyo application mwari mutegereje yuko tubazanira, ariko uno munsi twiyemeje kuyibaha, kandi ukayikoresha neza, nta bintu by'amawatermark, nta bintu by'ama ads, ibintu bikurushya byose bikwiye kuvamo. Uno munsi rero ndagira ngo dutangire gutya, nkwibutsa gukora subscribe, kuko dore hano muri iyi application ya InShoot, na application akoreramo ibyegeranyo, na application akoreramo amafoto, na application ukeditinga neza cyane. Guys, rero ndagusabye ubikore kandi ukande like, kuko ibi bintu birarenze ngiye kukwereka. Ndagira ngo mbaze nkuconesheho ku mafoto n'ibiki byose nagiye nkorera muri iyi application. Ndareba nk'iyi foto ni iyanjye, urabona hano ndahantu mu biro by'umuntu urenze, wagira ngo mpagazemo neza, kandi mu by'ukuri ni edit. Reba hano ni kuri stade Amahoro, nari ndireba nk'aha ngaha, kandi mu by'ukuri ni ukweditinga. Rero guys, ndagira ngo ubundi twitangirire, kandi abantu mushake kuko mbakorera utuntu tugiye dutandukanye, ndagira ngo rwose mwihangayika, kuko ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Waza hano muri comment ukaba wagira ikintu uvuga ukakinyandikira, nanjye mpita mbibona. Rero ntabatindiye tugiye gutangira tweditinga ifoto, ariko na video nzakwereka ukuntu bayikora, kandi ubu ngubu njye nahise nyishyira no muri description, urebye wayibonamo, ntago wayibura. Rero tugiye kweditinga ifoto, dukureho background, dushyireho ibintu byose, kandi ifoto ibe nziza neza cyane, ku buryo uzajya uyereka umuntu. Niba wayeretse umuntu uri kumwe n'umuperezida w'igihugu, akavuga ati koko urarenze. Rero tugiye kuza hano kuri foto, kandi niba ushaka video dore naho ngaha, ariko urareba video ibikora iri muri description, ikwigisha uko wakora iyo video, ugakora ibyegeranyo bigiye bitandukanye. So turaza dukandeho hano kuri foto, ahangaha nahoze nkwereka hano, ukiyakandaho harahita bakuzana hano. Izi project njyewe nizo nagiye nikorera nyine, utungutu nutwo nagiye nkoreramo. Wowe niba uyifunguye bwa mbere, uraba ibi bintu bitarimo.
nagira ngo mbanze nkwereke iyi application yitwa InShot, urajya no muri Play Store uyidownloadinge, dore ni iyi ngiyi yanditse kuriya y'amagambo kuriya yitwa InShot, kugira ngo rwose ibi bintu birakureba, iyi application irakora neza bya hatari. Rero urahita wiyizira ahangaha kuri new, ahantu hari akajambo new n'ikimenyetso cyo guteranyaho. Ahantu numara kuhagera urahita ugera mu mafoto ari muri telefoni yawe. Rero njyewe nkaza nshyiremo ifoto nshaka hano muri telefoni yanjye, ifoto nshaka wenda reka tuvuge yuko ari iyi ngiyi yanjye, iyi foto yanjye dore ni n'iyi ngiyi, abantu mushaka kumenya dore ni njyewe ngubu. Iyi foto yanjye rero urabona aka kanya nayishyize muri application yacu yo kweditinga. Dore hano ushobora kuyiha size ushaka, niba ushaka kuyishyira kuri TikTok, dore ifoto yawe yaza imeze gutya. Ahantu abikorere rero dore ni ahangaha, uraza hano wikandireho, nukandaho dore irahita imera gutya, washyira kuri YouTube, nongera ugakandaho kano kantu. Ubu twatangiye kwiga guys, twatangiye kwiga, ndagira ngo ukurikire akantu kose ko muri iyi application nicyo cyanzanye, ntabwo twazanywe no kweditinga amafoto. Ahantu iyo uhakanze niko bigenda gutya, ni za video, ni ya mafoto washyira nko kuri wenda nko kuri TikTok. Hano urabona yuko ni ifoto yuzuye telefone, ariko gutya aba ari ifoto ntoya, wayishyira kuri YouTube iyo ngiyi ingana gutya. Rero reka wenda ifoto yacu tuyikomeze ingane gutya. Dore rero guys, akantu ka mbere tugiye guheraho, ndagira ngo ubundi mbereke ukuntu ibintu uno munsi amasomo ari bugende. Akangaka ni akantu ka mbere turi bwigireho, karaba ka kabiri, aka karaba ka gatatu, aka karaba aka kane, aka karaba ka gatanu, aka ka gatandatu, aka karaba ka karindwi, aka karaba ka munani, akangaka karaba aka cyenda, kano kabe aka cumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri, aka kabe aka cumi na gatatu, aka cumi na kane, aka cumi na gatanu, aka cumi na gatandatu. Twagiye rero twihuse, tugiye guhera ku kantu ka mbere. Akantu ka mbere duheraho rero dore ni akangaka guys, ukurikire aka kantu gutya, kano kose gutya, ko kantu ka mbere tugiye guheraho muri iyi application ya InShot, tugiye kweditinga iyi foto yacu iri muri telefone. Ari kugakandaho, aka kantu uba uri kugakandaho usubira inyuma, wenda weditinze amafoto cyane, ugiye gusubira inyuma ukurikirana nyine, wenda hari ukuntu wari ushyizemo ikintu urashaka yuko kivamo icyo kintu ushyizemo. Dore mu by'ukuri akangaka uba ushaka gusubira inyuma, wenda ushyizemo ikintu urashaka ko kivamo, urashaka ko kivamo muri iyi foto yawe. Wenda reka nkwereke ikintu dushyiramo ushaka ko kivamo. Iki kintu cy'ikiriro nshyize muri iyi foto yanjye, ndashaka ko kivamo, mbonye atari cyiza. Dore ndahita nza festival nkande kuri aka kantu k'umweru, urabona agahita kagaragara neza. Ninza nkagakandaho, cya kiriro kirahita kivamo, cya gistika nari nshyizeho. Ninshaka nintekereza nkibuka yuko kari akantu nari nshyizemo kari keza, nubwo mise nkubuka nkagasiba, wenda ndahubutse dusapoze, ndahita nza nanone nikandire kuri aka kandi, urabona ko nako kahise kagira, katugakandeho. Kigakandaho urabona cya kiriro kigarutsemo. Mu by'ukuri rero ahangaha ni ugusubira inyuma no gusubira imbere mu byo weditinze, ko tumaze kukabona icyo bivutse iki ngiki cyo gusubira inyuma no gusubira imbere. Noneho kandi kantu tujyaho ni akangaka ngo canvas. Ese twari guhera kuri akangaka, reka duhere kuri akangaka, apana guhera kuri canvas, duhere kuri akangaka. Akangaka iyo ugakanzeho aba ari
kugira ifoto uko uyishaka. Gutya nababwiye yuko uku nguku ari ifoto washyira kuri TikTok, uraza ukanayizuminga ntacyo biba bitwaye kuzuminga muri application. Uku nguku naho byo akaba ari ifoto washyira kuri YouTube. Rero twagiye ku kandi kantu ka gatatu. Iki ngiki kiravivutse. Tugiye ku kantu ka gatatu ariko kano kanditseho ngo Canvas. Canvas murakabona hano hasi. Aka ka Canvas iyo ugakanzeho aba ari ukuzuminga ifoto no kuyizimu no kuyikura zoom. Ukaba waza hano muri Canvas niho tukiri, ukaba waza ukanayikopinga ifoto ukayikora icyo ushaka. Hanyuma nyine aba ari frame. Barangiza ahangaha uba ugiye kugira, reba ndagira ngo ubanze urebe tuno tuntu two hasi gutya. Tungutu iyi ni ifoto, aba ari frame isanzwe y'ifoto yawe. Mwibuka hano ni ukuyizuminga uzamura unagarura. Ahangaha iyo ukanze kuri iyi frame yindi y'ahangaha, ahangaha aba ari ifoto yo gushyira kuri TikTok. Kanze mbibereke neza. Nako iyi ni ifoto yo gushyira kuri Instagram. N'iyi ngiyi nayo ni ifoto yo gushyira kuri Instagram. Urabona yuko hano hari rimwe kuri rimwe, ahangaha hari 4 kuri 5. Abakoresha Instagram murabizi. Ahangaha ni ugushyira ku mbuga zigiye zitandukanye. Ahangaha ni ugushyira kuri YouTube 16/9 murabizi niyo dukoresha hano kuri YouTube. So hano ni kuri TikTok. Hano ahangaha hari imbuga tuba tutanazi guys, hari imbuga tuba tutazi zikoreshwa na bari abazungu baba barakoze application. Hano ni kuri Facebook, naha ni FB 4/3. Zindi ni nk'izi ngizi zino. Hano hose Twitter zose ugenda uzibonamo 1 kuri 2. Ahangaha zose ugenda uzibonamo. Rero ukora ikintu wumva ushaka yuko, niba ushaka yuko ifoto yawe uyishyira kuri YouTube urabona uko bigenda. Niba ushaka kuyishyira kuri Instagram ni uku nguku ubigenza, nazo ugakirikaho. Mbese frame yose ushaka, niba ari Facebook, niba ari Twitter, frame yose ushaka. Ariko njyewe reka nigumira hano kuri no frame, cyangwa wenda reka ifoto yacu tuyigire iya YouTube. Hano kuyishyira kuri YouTube. Urangije kueditinga ako kantu rero hano muri Canvas, ahangaha uhita wiyizira ahangaha ukavivura nyine. Ubwo iyo uvivuye urabona sasa ifoto yacu yaje ifite ibi bintu by'ibi background hano, kubera yuko twayifotoje telefoni ihagaze. Rero reka tugire no frame ntacyo, ariko wowe urashyiramo frame ushaka. Akandi kantu hano ahangaha kuri filter muzizi mu application menshi editing amafoto, gufilitinga nyine ugafata ifoto ukayigira nziza ukuntu. Dore nk'ahangaha adjust, kongera urumuri ukarugabanya. Ariko njyewe reka nyigumishe kuri 0 ntacyo, ariko wowe ushyiramo iyo wumva ushaka. Ifoto ikaza kugaragara neza. Yes, urabona ko na application yeditinga neza guys. Hindura amabara y'iyo myenda yawe wambaye, ibintu nk'ibyo. Mbese ugakomeza utuntu twose ukagenda ushyiramo ako ushaka bitewe n'ibyo wifuza kweditinga mu ifoto yawe. Ntabwo turagera muri bya bindi bikomeye. Dore hano ifoto ugenda uyihindura icyo ushaka cyose, tugumishe hano kuri origin. N'ahangaha iyo urangije, dore nk'aha ni ngo ni body. Hari n'utuntu tuba dusaba amamega ariko tutari twinshi. Noneho urangije n'ahangaha uhita ukanda ku kavi uravivura. Ugikandaho dore nuko ya foto yawe izo nyine wayeditinze wayihinduye kwa kundi. Tugiye ku kandi kantu
ka kangahe ariko twita adjust cyangwa adjust, ubisoma uko ushatse. Urabona aka kantu ngo niko twari turiho, twari kuza guys, aba ari ibintu byinshi birimo byo kweditinga ifoto. Bino reka twe no kubitindaho. Effect uzushyiramo nyine utuntu ushaka, n'utuntu twinshi tw'udusitari ugenda ushyiramo. Twagiye noneho kuri background. Ahangaha uba ugiye guhindura background ifoto yawe iherereyemo. So guys, mbere yo gushyiramo background, urabona ko hano background reka tube tuyiretse, ahubwo reka nkwereke mbere yo gushyiraho background ukuntu ifoto ubanza ukayeditinga kugira ngo ushyireho background. Uza hano handitse cut out, niko kano kantu nabonye abantu benshi bakunze. Cut out ukigeraho ituza ugafata ifoto yawe, dore hano ni original, hano ahangaha ni original. Ifoto ikazi imeze kwa kundi yari imeze. Mwibutse turi muri cut out. Ahangaha uhituza ugakuraho ya background, ifoto igasigara mu bintu ariko hatariho background yindi washyizeho. Ukuriye ngo uri mu nyubako zirenze reka. Urabona hano kuri background y'ifoto yanjye, urabona ukuntu hameze. Urabona ukuntu inyuma y'ifoto yanjye ibintu bihari, hari ubuzu, hari ibiki. Ibi bintu rero abantu bo mu cyaro bikaba byabubuza kwikorera amafoto kuko baba batuye ahantu habi. Rero aha hantu muri cut out background tugiye kuyirimuvinga. Ni ukuza ukikandira hano hantu gutya hameze gutya, ukihakanda dore ya foto yacu ukuntu ihisiza yabaye. Urabona neza ha hantu narindi hari hameze nabi cyane, ariko urabona yuko ifoto ije yabaye nziza. Hari ahantu heza nyine, bya bintu byose byari bindi inyuma. Ibi bintu uri kureba ukuntu ifoto ihitiza igahita ako kanya direct yishyiramo. Dore noneho ahangaho ari ukongera nyine uburyo ifoto yawe iri buze ikeye. Ahangaha rero ituza yuje no muri kano kantu kandi akangaka urabona ukuntu ifoto bihita bimera. Iza wayishyizemo uko kundi mujya mubona ifoto y'umuntu nyine igaragara ko ari background wateruye bikora uko ushaka. Hano urabona ko ugenda wongera kuri kano kandi ngaha. So twigumire kuri original, bino si tubishaka. Ukibisoza rero ahantu uhita wikandira ni kuri kano kantu nanone ka V, icyo kiravivutse. Warangiza urabona ifoto yacu noneho ukuntu ije imeze, ibyo iri muri ibi bintu ushaka. Hari n'akantu ntakweretse nako turabibona tugiye gushyiraho background. Noneho ifoto tuyikuyeho cya background kibi cyo mu cyaro ahantu habi twari turi, ngiye gushyiraho background nzima. Ikintu ukora rero wowe uraza hano handitse background, hano background ukihakanda dore ukuntu bigenda. Ahangaha ugenda uje ukanda kuri aya mabara ari hano. Ifoto igenda ihindura nyine ibara, ikaza iri mu ibara. Urabona wanayizuminga muri iri bara uyishyizemo. Hano muri background niho tukiri iryo bara. Ariko noneho iyo ushaka gushyiramo background wenda y'akazu keza cyangwa akajaride, ushaka kweditinga nyine ngo bigaragare ko ari kwa rurimo, atari mbene ibi bibara nka kuriya nyine ubona uriya umusani ukora challenge, Josh challenge, kwa kundi usanga yagiye ashyiraho utuntu tw'utumanyeri nyine ubona ari ahantu mu tuntu mu mabara nka gutya. Rero
ibyo ngibyo utabishaka, uraza ukigira ahangaha handitse nyine ugiye gushyiraho background yenda y'akazu keza cyangwa ahantu wari uri, dushyira ahangaha handitse foto, ahari akarango k'amafoto nyine, ubwo ngubwo ugiye kuyireba mu ifoto yawe, wenda wayidawunirodinze muri Google, ugiye kureba wayisevinze muri telefone yawe iyo foto y'ako ka background, ukihakanda dore ukuntu bihita bigenda, hazamo amafoto yose wadawunirodinze, wenda reka duhitemo iyi foto, iyi ngiyi, urabona mu by'ukuri ifoto yacu ihise ijya hamwe n'umukuru w'igihugu, waza ukayiterura ukayishyira aho ushatse hose, ntihanganeho gatoya, izi editi zirarushya, rero iyo utayitondeye bigenda nabi, urabona nk'aha ngaha nyine waza hagararanye n'umukuru w'igihugu, kandi mu by'ukuri njyewe sinigeze njya hamwe n'umukuru w'igihugu, iyo utayishaka rero iya background wenda ushyizeho ugasanga atari nziza, uhita uza ukikandira hano kuri trash, kano kantu ugahita uyikuramo, umara kuyikuramo ifoto se ko abaye menshi, uhita uza noneho ukikandira dore wenda ifoto yawe wayizanye imeze gutya niko yari imeze, uhita uza ukandira hano nyine, ubwo ya background wasanze utayishaka, uhise ushyiramo indi background, noneho reka dushyiremo iyi ngiyi y'ikinyubako, ahangaha rero hari igihe iza itagaragara neza iyo background ushyizeho, uza izirimo aha cyangwa hano cyangwa hano cyangwa hano itagaragara neza, rero wowe uhita uza hano ukayishyiraho igaragara neza gutya, ifoto nayo uraza ukayizumingamo muri iyi background washyizemo nyine gutya, bikagaragara yuko ahangaha nari ndi ku nyubako nyine irenze, nawe urayibona, the supply building, urabona iyi background nshyizemo, mu by'ukuri reba ukuntu ifoto ije imeze, noneho hano wanashyira muri ya makenvazi, urabona ko ni utuntu twiza mbese, gutya kimihurura rwose umusore, kandi uribuka iyi foto igereranye na ya yindi, dore ifoto uraza ugakomeza ukaba wayizuminga ukayikora icyo ushaka, rero akandi kantu tutavuzeho ni nk'aka ngaka, aka kantu aka ngaka ka sitika, ahangaha ni ugushyiraho igistika ushaka, reka dushyireho iki ngiki, iki gistika uraza ukacyeditinga nacyo uko ushaka, ukagishyira aho ushaka hano, ariko njye kuko nagishaka ndaza nikandire kuri aka kantu k'ahangaha gutya k'agakubo, nyikuyeho, urabona ifoto yanjye uko nayeditinze, hano hari inyuguti ya T, nako kari mu byo twibagiwe, hano T ni ugushyiraho text, wenda ukavuga uti ndatwika, shyiraho text ushaka, iyi text rero ukaba wanahindurira n'ibara, uza hano handitse kara, ahangaha ukaba washyiraho irindi bara kuri text, ndatwika, ugahita uza ugashyiramo ibara ushaka, ugize inyuguti ziza zigaragara, hano ugashyira muri frame ushaka, ahangaha hasi gutya, aha ni ugushyiramo ibara, aha ni ugushyiramo frame, ayo magambo wanditse,
ni no frame nyine, nta frame y'ibaruwa washyizemo. Shyiramo frame ushaka, ugakanda V, icyo kiravivutse. Ariko hari akantu twibagiwe, wenda reka tubanze dukuremo bino bigambo nanditse, wenda iri jambo ngo ndatwika. Ahangaha hari inyuguti za A, uba ugiye kuyihindurira mu buryo byanditsemo. Uraza ugakandaho hano ngo ni oroboti, hano ni ndatwika. Reba ukuntu biza byandika uko bishaka. Ugenda nyine uhinduramo aliyeni, roboti, fini, amazina yose y'imyandikire. Noneho akangaka kandi, ahangaha ni uburyo byanditsemo, kuyazuminga amagambo, kuyazuminga hano mu buryo nyine atandukanyemo space. Urabona iri hagati y'aya magambo, abaye ari nk'interuro nyinshi nashyizeho, aba ari space nyine iri hagati yayo. Hano ni buryo atandukanye, noneho mu bujya hirya. Ibyo ushaka byose mbese barabiguha ahangaha muri iyi application, nawe ukaryoherwa. Iri jambo wanaryimura ukanarigabanya cyangwa ukaryongera. Ahangaha noneho akandi kantu twibagiwe guys, nta bintu byinshi ubundi, hari n'ibintu ubundi tuba tutazi. Dore ahangaha ni ukongeramo indi foto. Urabona nk'iyi foto yindi nje nkongeramo, nayo nayizuminga cyangwa nkayigabanya. Hano ni ugahita uyikuramo ya washaka. Gukoropinga, kropu, ifoto ukayikoropinga, ukayirotetinga, icyo ushaka cyose. Warangiza urabona project twamaze gukoreramo yose, ushobora kuza ahangaha kuri export, none ifoto ugahita uyi exportinga ikajya muri telefoni yawe, nta mamega bigusabye, ntaki. Urabona ko tayari ifoto yageze muri telefoni. Twagiyemo ahangaha muri file, turebe ifoto, dore ngiyi yagezemo. Mu by'ukuri iyi foto igereranye n'iyi ngiyi. Reba iyi foto ukuntu yari imeze, urebe noneho wayeditinze neza ukuntu iba yabaye. So guys, urabona ko ni ibintu kandi byiza. Noneho reka duhurire muri gukura background kuri video. Tugiye guhuriraho rero, video nayo nayimaze kuyikora, nayishyize hanze. Urayisanga aho ngaho muri description y'iyi ngiyi. Naho nashyizeho agatwiko ko kubahasho y'ukuntu wakora video nayo ukayikuraho background kuriya, ukayeditinga neza, mbese ugakora icyegeranyo nk'iby'abo kuri Ximenya bagenda bakora, iby'abo bose bariya bakora ibyegeranyo, Red Budget, bariya bose ushobora gusanga bakoresha telefoni, kandi ari utuntu batishyura n'ijana ryabo, ari ibintu biri aho. Rero guys, mwakoze kudukurikirana. Duhure muri iyo video yindi iri muri description y'iyi ngiyi, yuko noneho wakora icyegeranyo ukoresheje iyi application ya InShot. Murakoze, nimugire ibihe byiza.